gira mu gitabo cyo kuva mu bice 12 ahera ku murongo w'icumi neza 13 nena usimbuke some 27 gusa kuva 14 biri ku murongo w'icumi. Farawo abatuza Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bari inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati nta mbazahise muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugira utya udukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa? Kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa, biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka mubazanira uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi tutazongera kubaho ukundi. Dusimbuke tujye kuri 27. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, inyanja isubizwamo guhura Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akingurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Akingurira Uwiteka akingurira Abanyegiputa hagati mu Haleluya. Ongera mu gitabo cyo kubara ibice 11 umurongo wa 8 gusa. Ibintu nshaka kubikuza kugira ngo tubivuge ko Mwuka yabitanze. Kubara ibice 11 umurongo wa 7 n'umunani gusa. Aravuze ngo manu iyo yasaga n'ubututo, iyo manu yasaga n'utubuto tw'ibyatsi byitwaga Gadi. Ishusho yayo yasaga n'ibyatsi byitwa, yasaga n'ibushishi buva mu giti bwitwa budo. Umunani, abantu bazereraga bakayitiranya. Bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono no kuyihindura udutsima. Kuryoha kwayo kwari nk'udutsima twavuganywe n'amavuta yerayo. Amen. Amen. Amina. Imana ishimwe. Amen. Twumvishije Imana. Turabyumvisha. Intego y'ijambo ry'Imana dusomewe
byiciro bitatu. Intego ya mbere avuga ngo kwaguka mu bitekerezo. Kwaguka iyo ni intego y'ijambo ry'Imana. Iryo jambo turaza kurivugaho. Irya kabiri riravuga ngo kubaranwa n'Imana. Kubaranwa Bihano wowe urabwiriza n'ijya ubwiriza mvuze amahame irya gatatu niko mvuze riravuze ngo ikigeregezo giherekejwe n'amahame. Burya iyo uri mu kigeregezo ukaba ufite uguhamiriza bisobanura bite? Amina.
Haleluya. Amina.